Tubahaye ikaze bene data bavandimwe mwese mudukurikiye aho muherereye hose mu ntara enye z'igihugu, duhereye ku mujyi wa Kigali aho turi. Duhaye ikaze mwese abari burasirazuba mudukurikirana muri uyu mwanya wa Mubyutsa akomeza agende. Ni wa mwanya wacu mwiza wo gusangira ijambo ry'Imana no gusenga. Tuguhaye ikaze wowe uri burengerazuba udukurikiye, abantu muduhamagara muri burengerazuba mu karere ka Rusizi, Nyamasheke, ukagaruka muri iki gice cya Kibuye, Karongi, za Gisenyi, Rubavu, mwese muduhamagara muri burengerazuba tubahaye ikaze. Abari mu majyaruguru namwe kandi tubahaye ikaze, za Ruhengeri, mwese muri za Musanze muduhamagara mukatubwira ko mudukurikiranye, tubahaye ikaze. Ni ya saha yacu, ni ya saha y'ibyishimo n'umunezero, ni ya saha nziza, isaha y'agaciro ikomeye yo kugira ngo dusenge muri uyu mwanya. Ntabwo twakibagirwa abantu bari mu majyepfo mudukunda, mutwandikira message mukatubwira ngo turabakurikiye kandi turabakunda, kandi amasengesho turimo dusenga yagize umumaro kuri mwebwe. Agira ngo muze kutwandikira muri comment, mutwandikire kuri iyo WhatsApp, iyo nimero iri kuri screen zanyu, kuri ekra iri kuri WhatsApp, muze kunyandikira, kandi ndabizi neza ko mwagize umugisha kubw'iki kiganiro. Nakavuze ngo dushime Imana, ariko ubundi gushima Imana bihoraho. So rero uyu munsi ntabwo ndi buze kubarambira, ni ya saha yacu tuba dufite kugira ngo tuganiremo kandi tunasenge. Nguhaye ikaze. Hari abadukurikirana kuri Duhumurizanye TV, kuko tugira nuko batuza gushyiraho kuri ya channel yacu Duhumurizanye TV, ni channel y'urusengero rwacu dukoreramo. No kuvuga ngo hari abantu bajya batubaza ngo duteranira hehe, ntabwo nabura kubarangira kuko uyu ni wa munsi turi buze gusoza amasengesho y'iminsi 21. None turi buze kuba dusoza amasengesho tumazemo igihe, iminsi 21 twiyirizaga tutarya tutanywa. Rero abifuza kuza kubana natwe tukayasozanya, ni hari i Remera, hari akabari kitwa ngo ni Kamageni. Ako kabari karazwi cyane, ni bar and resto. Ukuvuga rero aho hantu hari church uruhande rw'ako kabari yitwa Nazarene. Naho ngaho dukorera umurimo. Turi buze kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye, abaririmbyi, abavuga butumwa, ariko by'umwihariko dufite umutumirwa wacu turi buze kubana mu isoza ry'ayo masengesho, witwa Zigirinshuti Michel. Zigirinshuti Michel mwese muramuzi, ni umupasiteri mu itorero rya ADPR, yagiye aba umuyobozi mw'iryo torero mu nzego zitandukanye, muri departement zitandukanye, kandi akora umurimo w'Imana neza. Kugeza uyu munsi afite uburambe bwe mu gukorera Imana, kandi amaze imyaka itari mike yamwivuga butumwa. Rero turi bubane uyu munsi mu gusoza amasengesho yacu. Ndakuraritse uze kuza. Niba rwose wumva ushaka umugisha wo gusoza amasengesho, ndakuraritse ubaye uri hafi, utari kure. Uko hari abantu gutega byagora nk'abantu bari Rusizi, murumva ko biragoye kugira ngo ubashe kugera hano i Kigali. Ariko kandi dufite n'abantu bari hafi mu nkengero, turuka za Rwamagana, turukano za Ruyenzi, za hano mu mujyi wa Kigali ntaho utagera uko imodoka ziragenda. Kandi dusoza kare, turatangira isaa 6 zuzuye, dusoze mu masaa 9 n'igice bishyira saa 10 turadusoza. Murumva rero aho waturuka hose nta kibazo, saa 10 ukongera ugatega ugasubira mu rugo, birashoboka rwose. Hari umugisha ukomeye bene data, nitubabwira ngo Imana irakora, Imana irakora. Icyambere Imana igireba ni umutima uyishaka. Nkunda kubivuga kenshi, iyo ufashe imodoka ugatega ukaza, cyangwa ugafata imodoka yawe, niba ufite imodoka cyangwa se moto yawe, igare ryawe, aho uri, aho waturuka hose, ibirenge byawe wakoresha ukaza kugira ngo tubane dusozanye amasengesho. Hari ibintu bikomeye Imana igikora, kuko muvana mu rugo ikureba, ukagera aho turi gusengera ikureba. Izo ntambwe wateye irazibara. Yewe kabone naho yaba ari umwana w'umuntu, iyo arebye urugendo wakoze uje kumureba abiha agaciro. Niba rero wava ahantu uteze, cyangwa se ukaza n'ikinyabiziga cyawe, cyangwa ukaza n'amaguru yawe, ukaza ngo dusozanye amasengesho, Imana ntishobora kugukurira mwawe.
iyo ndwara yakira, iryo deni ryakishyurwa, icyo gitera umwanzi yakugabyeho cyahagarara. Bibiliya ivuga ngo tera intambwe imwe gusa, intambwe imwe gusa, Imana igutere 99. Ndakuraritse rero wowe uri hafi, ndakuraritse tuze kubana, ndakuraritse muri uyu mwanya saa 6 zuzuye turaba dutangiye hariya kuri Nazarene Church, ni hariya mu Giporoso, nta mayobera arimo. Uje kuyoberwa kabona we ndaguconfusinze, wakandika iyo nimero iri kuri ekara yawe, irabihamagarwa kandi yitabwa, nta kibazo. Turakuyobora uze tusozanya amasengesho, turabana kandi dufite ibihe byiza. Ngwino wicikanwa, ndakwinginze ubwo imbabazi z'Imana. Hari igihe tubwira abantu ngo ngwino wakira umugisha wawe, akabyita ikintu giciriritse, ariko niba hari umugisha ukomera, umugisha uramba, umugisha udasaza, n'umugisha uhawe n'Imana. Umuntu ashobora kuguhamagara ngo aguhe 50 cyangwa 100 ukirukanka ukenda guca ibiti n'amabuye. Ayo ni amafaranga guhaye 100 bishira, arashira. Umuntu ashobora kuguha randevu ngo musokane musangire, yewe ukazinduka ukaraba, ukisiga, ukinogereza, ukimakiya, ukirwanaho kugira ngo uze kubusa neza muri hoteli muri busohokeremo. Ibyo ni iby'akanya gato. Umugisha Imana itanga ni umugisha uva kuri wowe ukagera ku rubyaro rwawe, ukarenga urubyaro rwawe ukagera ku buzukuru, ukava ku buzukuru ukagera ku buzukuruza, ukava ku buzukuruza ukagera ku buvivi bw'ibihe bizaza. Ngwino wakira umugisha wawe mu nzu y'Imana, ngwino uhabwe umugisha w'Imana, ngwino uhabwe umugisha n'Imana. Ndakwinginze uyu munsi wicikanwe. Umunsi wa mbere ntiwahabaye, uwa kabiri ntiwabonetse, wenda wabonetsemo iminsi 2 cyangwa 3, cyangwa se nta numwe wabonetsemo, ngo uhaye amahirwe. Kandi Imana iraguha amahirwe iciye muri jewe. Ngwino tubane, ngwino uyu munsi, ngwino wiheranwa n'ibiguheranye, wiheranwa emera. Niyo wakoresha 5,000 teguze. Hari abantu bajya ngo amafaranga se ngayo nari n'ubundi urayarya gashira, ariko umugisha ukuye imbere y'Imana, umugisha ukuye imbere y'Imana, umugisha ukuye imbere y'Imana mwene data. Ntabwo wawugereranya n'udufaranga natwo tutari buze kugukiza. Ntabwo wabigereranya n'izo sorute zo muri weekend, ntabwo wabigereranya n'inshuti muri buhure ngo musangire, kuko inshuti ikomeye n'Imana. Izindi zizagutererana, izindi zizaguta ku munsi w'amakuba, ariko ndakubwira Imana itazaguta, ndakubwira Imana itazagutererana. Ngwino mu nzu y'Imana, ngwino tugabana umugisha w'Imana. Abari kure sinabarenganya, hari abadukurikira muri Burundi, nta kibazo, muze gukurikirana kuri Duhumurizanye TV, kandi murahabwa umugisha w'Imana. Iyo ugiye kuri channel yacu ya YouTube kandika ijambo Duhumurizanye TV, uhita ubona amateraniro yacu ko ari kugenda. Rero uhawe umugisha muri uyu mwanya, Imana ikumbere umugisha. Hari abantu bavuga ngo se nitwa Ndorimana Edouard, ndumushumba w'itorero nkuko byanditse aho ngaho kuri screen zanyu. Rero ndumukozi w'Imana mfite aho nturuka, kandi ni byiza ngo suza n'abakristo bacu abo tubana ubuzima bwa buri munsi. Abayobozi turabasuje mwese aho muri, abakristo duterana, inshuti zacu, abavandimwe, abo tubanye muri amasengesho. Imana ibahe umugisha. Ikindi gikomeye kandi ntabwo nakibuka abo dusengana ngo nibagirwe ubuyobozi bwacu bw'igihugu mu nzego zitandukanye, aho mwicaye mu Rwanda no kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere, kigira umutekano, kigira ubuzima, Abanyarwanda babeho neza, bagire umudendezo wuzuye. Bayobozi bacu Imana ibahe umugisha. Turabasuje kandi turabasengera, kuko Bibiliya ivuga ngo mubyo mukora byose musengera abayobozi, kuko ari bo bahora barinze ubuzima bwacu bwa buri munsi. Rero bayobozi beza twahawe nk'impano, aho muherereye mwubahwe kandi muhabwe umugisha n'Imana. Ntabwo ntinze munyemerere nabasuhuzaga, nanabaha ikaze mu masengesho. Nagira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana rigufiya, nagira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Ntabwo ndibuze kujya kure y'intego yacu, ntabwo ndibuze kujya kure y'intego yacu muri aya masengesho. Amasengesho hari igihe umuntu njya nkunda gusobanura kenshi ku masengesho. Hari igihe umuntu avuga ngo ariko ngige nasengeye,
nagiye kwa profete runaka, nagiye kwa profeteze runaka, nagiye kwa apotere runaka, nagiye kwa bishop runaka, nahuye na runaka, kuki ikibazo cyanjye kitakemutse? ubundi amasengesho nsenga nayiki? No, amasengesho ntabwo akora uko umuntu abitekereza. Bibiliya iratubwira ngo amasengesho Imana irayabika, ngo akajya imbere y'Imana, akajya mu rwabya ruhora imbere y'Imana rubikwamwo amasengesho, ngo ariyo mibavu myiza yabera. Iyo mibavu ngo ihora ihumurira Imana. Donc amasengesho aribukwa kugeza ubwo Imana yibuka umuntu wasenze muri bibiri ikamwibuka. Hakiri imyaka 23 ikavuga ngo uyu runaka yigeze asenga ayo masengesho, na n'uyu munsi ndacyayibuka, kandi iyo nyibutse ngira icyo ngora ku buzima bwe. So amasengesho wasenze rero, nubwo wabona nta mpinduka zabaye ako kanya, ntabwo yabaye impfabusa. Ayo wasenze mu myaka yatambutse, ayo wasenze mu mezi atambutse, ayo wasenze ibihe n'ibihe, aracyabitswe kandi umunsi umwe azibukwa. Imana yibuka amasengesho. Si icyo gusa nshaka kuvugaho, amasengesho n'imbaraga, amasengesho n'ubushobozi, amasengesho n'ubudahangarwa, amasengesho ni power, amasengesho ni bombe atomiki, amasengesho ni super power, amasengesho ararema, amasengesho abeshaho, amasengesho arazura, amasengesho aca inzira, amasengesho akingura imiryango, amasengesho ahindura ibintu, amasengesho ajya afata imigambi y'incakura agahindura ubusa imigambi y'incakura. Amasengesho yawe, gusenga kwawe, kwinginga kwawe, guterana kwawe, kurwana ujya mu nzu y'Imana, guterera imisozi, kujya mu busitani butandukanye musenga, ntabwo ari impfabusa. Igitondo kimwe muzamenya icyo ayo masengesho yakoze ku buzima bwanyu. Rero amasengesho abamo ibice bitatu by'ingenzi, nibyo nshaka kuvugaho maze ngasenga. Amasengesho ukwiriye guhora uzirikana nubwo dusoza 21. Hari amasengesho ugomba guhora wipangira, utapangiwe n'itorero, utapangiwe n'umuhanuzi, utapangiwe n'umuvugabutumwa, utapangiwe na pasiteri cyangwa bishop cyangwa apotre ngo aguhe amasengesho. Ahubwo hari igice cyo kuvuga ngo nubwo soza 21 nzakomeza nsenga. Wajya mu cyumba cyawe ukaremamo amasengesho y'umunsi wose, ukarenga 1, ukarenga 2, ukarenga 3, ugafata 7 uri mu cyumba cyawe usenga. Kandi ushobora no kujya gukora imirimo aho ukorera, haba muri biro cyangwa aho ukorera mu kazi, ukajya wiherera isaha imwe gusa ugasenga wenyine. Ayo masengesho Imana irayakunda. Ubwo ni uburyo bumwe umuntu ashobora gusengamo, kuko hari abantu bavuga ngo noneho se kasoje turabigenza gute? Oya, nubwo twasoza tuzakomeza dusenga, tuzakomeza duterana, tuzakomeza dukora, ariko uko umuntu agira umwete n'ishyaka ryo kwirukanka ashaka ubuzima bwo kubaho, niko akwiriye kugira n'umwete wo kwiherera ashaka amaso y'Imana. Bibiliya irabitubwira ngo Hana yari umwe muri bo wari ufite uwo mutima wo gushakisha mu maso y'Imana, aho arasenga. Yari afite ikibazo kitamworoheye bene data. Ndagira ngo mbabwire, hari igihe umuntu yanga gusenga ibibazo bitari byaza, ibibazo bikazamusengesha. Bibaho kandi ntabwo ari cyo ngusengeye, ntabwo ngusengeye ngo ugire ibibazo ugira ngo ubone uko usenga, ahubwo Imana igukiza ibibazo usenge neza, kuko n'umutwaro w'ibibazo ujya utuma umuntu ananirwa gusenga. Hari igihe umuntu agira ibibazo byinshi, akagira intambara, izo mu rugo, izo mu kazi, izo mu bana, izo mu bavandimwe, izo mu miryango, izo aho wagiye naho uri, kugira intambara zikakugota, gusenga bikakunanira, gusenga bikakunanira. Nabizi n'uyu mwanya hari abantu bankurikiye bambwira ati pastor, ibibazo byambanye byinshi,
gusenga birananira. Turi muri mubyutsa akomeza agende, hari akayira Imana igushyiriraho ukajya wigobeka ukabwira Imana, aho hajya havamo imbaraga. Bibiliya ivuze kuri Hana igice cyaho cya mbere cya Samweli, urwa mbere rwa Samweli igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cyaho cya mbere n'umurongo wa 10. Bibiliya iratubwira ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, akarira cyane, ahiga umuhigo, aravuga ati Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka be uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe, mbese waretse vino yawe? Eli yari mu gihe cyo kuba atakerekwa, ariko nubwo aterekwaga yitaga ku bantu. Hari abantu b'abaterekwa ariko bashobora kwita ku bantu. Hana yajyaga mu materaniro afite isengesho ryo mu mutima, isengesho ry'agahinda ryo mu mutima, isengesho ry'umubabaro, aho umuntu yibaza ngo ariko Mana, amaherezo yanjye azaba yahe? Mutima wawe ukabyibwira wenyine, bizagenda gute? Iki kibazo nzakivamo nde? Yari afite ikibazo bene data kitamworoheye, kugira umugore bita Penina umucyurira, umucunaguza, umubwira ngo Hana we ugiye gusenga, ugenda umbwirira Imana nzabyare neza, uyibwire ko kandi rwose nkeneye abahungu n'abakobwa, uyimbwirire. Kandi uwo Hana ni wari umugore w'isezerano, ariko Penina yaje atunguranye kuko Hana ari yarabuze urubyaro. Elukana yinjiza undi mugore wa kabiri, igitondo kimwe abayasamye inda, igitondo cya kabiri aba yabyaye, abyara rimwe, abyara kabiri, abyara gatatu, abyara kane, abyara karindwi. Imbere ya Hana wari umugore w'isezerano. Icyo kibazo kibabaza Hana, agitwara mu mutima. Ubu uyu mwanya hari abantu munkurikira mufite amasengesho yo mu mutima, yo mu mutima ibwina. Iryo utabwira nyoko bukwe, isengesho utabwira mama wawe, isengesho utabwira so bukwe, isengesho utabwira abavandimwe, isengesho utabwira inshuti, bitewe n'ikibazo kigukomereye. Dore ijambo rimwe nshaka kukubwira kuri uyu munsi. Imana igisubiza amasengesho mu mutima wiherereye udasakuje. Imana ijyasubiza. Kandi ndagira ngo ngutangarize, uri mu gihe ugiye gusubizwa iryo sengesho, witegure, usase imikeka, usase wongere usase matera, kuko igihe cyo kuvuka kw'amasezerano kirasohoye ku buzima bwawe. Igihe cyo kuvuka kw'ibitangaza kirasohoye ku buzima bwawe. Yewe Hana we, yewe ubabaye ufite agahinda ko mu mutima, itegure, igihe cyo kuvuka kw'amasezerano kirasohoye ku buzima bwawe. Ese wanyakira ukavuga ngo amena? Wanyakira ukavuga ngo amen? Imana iguha umugisha mwinshi. Hana ariko ryari isengesho ryo mu mutima, ababaye. Ijya atapfa kubwira umugabo akamubwira ngo ariko iki kwabaza ni iki, gituma utarya n'iki mada, gituma utarya n'iki ko nkurutira abana b'abahungu 10. Aramubwira ngo uri umugabo ariko ntabwo uri umwana. Hari igihe abantu baduhumuriza tukabyakira, ibaza umugabo aramubwira ngo aramurutira abana 10 b'abahungu, ariko se koko umugabo yahinduka umwana wawe? Ukeneye umwana, uri mu gihe cyo gutwita. Ukeneye umwana, uri mu minsi yo gusama. Yewe unkurikiye we, uri mu minsi yo gusama, uri mu minsi yo kubyara, uri mu minsi yo gutwita, uri mu minsi utangire wikoreho, wimeze neza, witegure, uri mu minsi yo gusama, uri mu minsi yo kubyara. Uyu mwaka, aya mezi turimo, Imana irakugendereye. Iyagendereye Hana, agasama akabyara Samweli, akita Samweli ngo niwe nasabye Imana, agakura Isirayeli igisuzuguriro n'igitutsi. Ikigiye kuvuka ku buzima bwawe kizaba igifatika mu muryango,
kizamamara ku isi yose. Ibyo ndabivuga mu bice bibiri, hari ukuvuka kw'abana, hari no kuvuka kw'imigisha yacu. Amasezerano si urubyaro gusa, ahubwo amasezerano ari mu buryo bw'ibifatika, kuko numva hari amasezerano agiye kuvuka, hari amasezerano papa agiye kuvuka, yewe mama hari amasezerano agiye kuvuka. Imana ntibeshya, iyasezeranije niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Reka tuyigirire icyizere, Imana ibaha umugisha muri byose. Nagira ngo mvuge iki kintu, Hana yakiriye umugisha, kandi Yesu ari uko nawe yabivuzeho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo 6:6. Matayo 6:6 Yesu abivuga neza, aravuga ngo kandi weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanza ukinga urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Amen. Kuvuga ngo iryo ni isengesho ryo kwiherera. Bavandimwe, hari igihe dusenga tukagira imbaraga kuko turi kumwe n'abantu benshi, ariko burya niyo wiherereye Imana irakumva. Kuba hamwe ni ngombwa, ni itegeko. N'uyu munsi abantu bari mu materaniro, natwe turakomeza mu kanya mu materaniro, ariko ujye wibuka ko igihe amateraniro atabaye gusenga kudahagarara. No muri covid warasenze, niba utarasenze cyabaye ikibazo cyo kwanga kwiherera, ariko Imana yatanze umwanya wo kugira ngo abantu biherere bonyine n'imiryango yabo n'abana babo n'abagore babo, kandi byatanze umusaruro kuri bamwe. Imana ibamugisha, wenda waba umutanga buhamya. Yesu aravuga ngo dukomeze icyo kintu cyitwa kwiherera. Reka nkomeze mvuge kuri 7, Matayo 7:7. Yesu hari ijambo yavuze, aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse arabona, n'ukomanga arakingurirwa. Arerekana ko dukwiriye gusaba. N'icyo usaba, ngwino ugisabe. Ufite droit, bikubuza gusaba. Urasaba indege wayibona, hari igihe wenda avuze ikintu kiri materialiste, ariko icyo usaba cyose wagihabwa. Iryo jwi rikubwira ngo ntibishoboka n'iry'umwanzi. Icyo wasaba cyose wizeye wagihabwa. Hari icyo usaba, gihabwe mu izina rya Yesu. Hari icyo uri gushaka, gihabwe mu izina rya Yesu. Hari uri gukomanga, kingurirwa mu izina rya Yesu, kuko ni ijambo ry'Imana ribivuga. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange murakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, n'ushatse arabona, n'ukomanga arakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye? Mbese muri mwe ninde koko, babye mudukurikiye, ninde muri mwe umwana yasaba umugati akamuha ibuye? Ninde muri mwe kandi Bibiliya iratubwira ngo kandi ninde cyangwa yamusaba ifu akamuha sikoropiyo? Bibiliya ikomeza itubwira ngo ko muri babi kandi mukamuzi guha abana banyu ibyiza, none so wo mu ijuru we, so wo mu ijuru, papa mwiza, papa wo mu ijuru udukunda, papa utarobanura ku butoni, papa udakunda abakire ngo yanga abakene, papa udakunda abazima ngo yanga abarwayi, papa udakunda abatunze ngo yanga abadatunze, papa utarobanura ku butoni, azimute abana be ishyanga rye iryo yatoranije, ibyo basabye, kandi yabisabye Imana ikomeye ishobora byose. Murabizi ko abana bacu bashobora kudusaba imigati tutayifite, tukabura iyo tubaha. None Imana yo niyo mugenga wa byose, niyo mutunzi wa byose, niyo ishobora byose, niyo ifite byose, niyo yaremye byose, niyo ibeshaho byose, niyo iramisha byose, niyo itanga ubuzima, niyo itanga imbaraga, niyo itanga amahirwe, niyo ikingura imiryango, irakinga ntiyakingurike, irakingura ntihagire ukinga, irafunga hagafungika, yafungura hagakingurika. Iyo Mana itanga kandi igaha ababi n'abeza, izabura ute kuguha icyo usaba? Reka nongere nkubaze, hari icyo usaba? Gihabwe mu izina rya Yesu. Habwa gukira mu izina rya Yesu. Habwa kubaho mu izina rya Yesu.
habwa ubuzima mu izina rya Yesu. Icyo usaba gihabwe muri aya masengesho. Haleluya, haleluya. Nagira ngo mvuga aka kantu, tuzi guha abana bacu kandi tukabaha ibyiza turi babi. Data yabura ate kuguha ibyo usaba? Data yabura ate kuguha ibyo wifuza muri iki gihe cya none? Ntabwo Imana ari umugome, abantu nibo bagira ubugome. Ntabwo Imana ari umutindi, twebwe abantu nitwe tugira ubutindi. Ntabwo Imana igira inzika ngo iturware inzika, ngo Imana ijye itubwira ngo iturwaye inzika. Inzika iba mu bantu, ntiba ku Mana. Biratubwira ngo Imana ni urukundo kandi Imana ni umutunzi w'imbabazi. Iyo bavuze imbabazi cyangwa iyo bavuze urukundo, baba bavuzemo imbabazi, bavuze kugira neza, bavuze kugira ubuntu, bavuze gutanga amahoro, bavuze gutanga umutekano, bavuze gutanga umudendezo. Ibyo nibyo niwo mutima w'Imana. Ntabwo rero imeze nka bene wacu ngo igendane ubugome n'ubutindi n'ibintu mujya mubona hanze aha ngaha byuzuye hanze. Imana yacu ni Imana ifite urukundo rwinshi, rusagutse, rwinshi cyane. Igukunda rero niguhe kandi urizeye, Imana iguha umugisha. Dore uko muri Mariko 11:24 habivuga. Reka dusome Mariko wumva uko ijambo ry'Imana rivuga, umva neza. Kuko iyo tutazi ibyanditswe byera, hari igihe dutekereza ko Imana itavuze byose. Yavuze byose, ariko kubera izi nyuguti za Bibiliya ari nkeya muri twebwe, hari igihe dutekereza Imana nk'umuntu. Imana si umuntu, irenze umuntu. Mariko 11. Reba Bibiliya yawe niba uyifite, Mariko 11 umurongo wa 24, dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo, nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizera yuko mubihawe kandi muzabibona. Amena. Reka subire mu verse kugira ngo wumve Bibiliya neza. Yesu aravuga ngo, nicyo gitumye mbabwira nti. Ariko reka mbere kuri 23 kugira ngo wumvikane neza. Reka dusome umurongo wa 23, Mariko 11 umurongo wa 23. Reka bariho duhera twasome neza. Ndababwira kuri yuko umuntu wese wabwiriye umusozi uti shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Soma neza. Bibiliya yavuze ngo yakibura, yakibona. Ibyo utari wabona ntibivuze kutazabibona. No. Ibyo usengera bitari byaba ntibisobanura kutazabibona. No. Umwanzi yigwa ayo maverse biblique akubwira ngo ntibishoboka. Hari ahantu abantu bajya gushakira ibindi bintu bibafasha ngo Yesu yaravuze ngo bino ntibishoboka, ngo bino. Ikidashoboka ni kimwe, nuko Imana yakora icyaha cyangwa ngo ibeshye. Imana ntizakora icyaha. Kabiri, Imana ntizabeshye. Rero mu ijambo ryayo harimo ijambo ryitwa ukuri. Umva ukuri kw'ibyo usengera ugomba no kubihabwa. Kandi ndasoza nsenga mvuga ngo uku kwezi dutangiye, uku kwezi uyu mwaka utari warangira, Imana ikwereke ko ibyo yagusezeranije itabasha kubeshya, ibasha no kubisoza. Reka dusome umurongo wa 23, Mariko 11:23. Nababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. 24. Umva 24. Reka turebe 24 kundi dusubije neza. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, kubirambikaho umutima. Gusengera ikintu kirambitseho umutima, wigikuraho umutima. Wikuraho umutima. No. Wikuraho umutima. Icyo wasenge nushaka ugisengeye imyaka 20, nishaka ibe 30, wikuraho umutima. Posing umutima kuri icyo kintu, ukirambikeho iki? Umutima. Wizere. Bibiliya tubwira ngo ukirambitseho umutima, mwizere yuko mugihawe kandi muzabibona. Donge hari amagambo abiri, izere ko ugihawe, ijambo riri hagati uzakibona. Bitinde bishyire kera, icyo wasengeye kizaza, uzakirebesha amaso yawe.
amen amen. Izere ko ugihawe kandi uzagira ute, uzakibona. Ndabyibuka rimwe hari umuntu wasenze arizera abwira Imana ngo Mana, iwacu turi abakene kandi nta bushobozi dufite, ariko mfasha. Mu masengesho twarasenganaga ari urubyiruko, nanjye n'urubyiruko, mfasha nzubakire iwacu inzu, kandi nzabubakira inzu nziza, nzabafashe mu mibereho yabo ya buri munsi, bazamenye ko batabyaye umwana w'ikigoryi, ahubwo bazamenye ko babyaye umwana w'umucunguzi. Uwo mwana twariganaga arasenga, yarasengaga, uyu munsi arakomeye, yubakiye iwabo inzu ikomeye, we yubatse etaje. Uwo mwana asenga yararwaye amavunja, ntabwo yari umwana umeze neza, ariko muri iryo sengesho yakoze yabwiye Imana ngo mpindura umugisha mbera abandi umugisha, mpindura umugisha mbera ababyeyi umugisha, mpindura umugisha mbera inshuti zose umugisha, mpindura umugisha aboroheje bazambonere umugisha, mpindura umugisha abakomeye bazambonere umugisha. Uyu munsi yahindutse umugisha. Ibyo ntabwo bitwaye imyaka 30, bitwaye imyaka itarenze 20 aho gusa. Imyaka 20 ahindutse umugisha, ari kubera abandi umugisha. Wireba none ngo umve kutari umugisha. None abantu bakureba byo bakavuga ngo ntabwo uri umugisha. None uyu munsi uko ugaragara kameme, abakureba babona kutari umugisha. Iyo urebye none ari uburyo watandukanye nabo mwakabanye uyu munsi, kubera ko bakureba muri context imwe ivuga ngo uyu munsi nta kigenda, yararangiye. Bakoresha amaterime, ayo materime akoreshwa ngo yararangiye, nta kigenda. Uva none tuvugana uyu munsi ngubwira, ungurikiye muri uyu mwanya, uzabera benshi umugisha, uzabera bene wanyu umugisha, uzabera bagukomokaho umugisha, uzabera inshuti umugisha, uzabera abo bantu bagutaye umugisha, uzabera bene wanyu umugisha. Kandi Imana ntabwo izemera ko birangira bityo, oya, ahubwo hari ibindi igiye gutangiza kugira ngo izerekane amaboko yayo kuri wowe. Ese urabyizeye? Ibyo usaba uzabibamo, ibyo usengera uzabyicaramo, ibyo usengera umva, nakubwiye ngo sasa imikeka, usase matera yawe, hari bigiye kuvuka muri iyi minsi. Ibyo abantu batareba, ibyo amatwi atumva none, ibyo amaso atareba none, ibyo akanwa katatura, Imana bihishiye abizera. Wizeye, tegereza gatoya, mu minsi mikeya Imana igiye kukugenderera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nirukange kugira ngo mvuge utuntu maze nze kugana ku musozo. Icya kabiri, hari ijambo rijya rimfasha cyane. Paulo yandikiye Abefeso igice cyaho cya 3:20. Arabwira ngo bene data, Imana ibasha gukora cyane, ibasha gukora cyane ibiruta cyane. Yandika iryo jambo, ibasha gukora ibirenze ibyo ntekereza, ibirenze ibyo nibwira, ibirenze ibyo ndota, ibirenze ibyo numva, ibirenze ibyo mbwirwa. Ibasha gukora cyane cyane ibiruta ibyo nsaba. Uko ari igihe umuntu aba muri kondisiyo mba agasaba nabi, Imana wanyihera agatenge ka musazi n'undi nambaye ubusa, wanyihera n'ibijumba ngapfa kwirira, nabyo byarabuze muri iki gihe byarahenze. Tibasi ati birayi byo nibindi. Imana wambi nyamazo nukubonekerwa bitewe na kondisiyo umuntu arimo. Kavati basi niyo wazinyihe ukawanyihera nakimbeba nkirira, kubera kondisiyo umuntu arimo agasaba nabi. Ntabwo Imana imuha bingana n'ibyo asabye, ibasha kumutekerereza, kumuha ibyiza, kuko Imana ni umubyeyi. Hari umwe wageze muri kondisiyo mbi, aravuga ngo Mana, ngo niyo wampa akazu umutwe uraramo, areka amaguru akarara hanze. Ibaze nawe, kubera abona ntibishoboka, umutwe waramubwiye ngo byararangiye, ubwonko buramubwira ngo inzu ndi wayibona. Satani aramuganiriza aramubwira ati jya gusaba Imana, usaba akazu warazamwe umutwe mu nzu, areka amaguru arare hanze. Ibaze nawe, none simbwa niziyarya niko mweneda, ako kazu kangana na tuwarete wifuza, ukarazamwe umutwe mu nzu, amaguru akarara hanze, imbwa niziyarya? Imbwa niziyarya. Ibasha gukora cyane,
imana twizera, imana twiringira, imana tubabwira, imana dusenga ibasha gukora ibiruta cyane ibyo utekereza n'ibyo wibwira n'ibyo usaba. kuko hari abantu bibwira ngo hari aho bageze, ni ukuri ntaho uragera. aho imana yifuza kukugeza ni kure pari raporo y'aho wifuza kugera wowe. imana izakurengerezaho, imana izagusumbishirizaho, aho ugeze ni hafi. icyakoze turashimira imana yarakoze, ariko si iyo ntambwe gusa, hari n'intambwe imana yakuzigamiye. si iyo ntambwe gusa, si iyo iraciriritse, nishimwe dushima, ariko saho gusa, hari n'ahandi. saho gusa, hari ahandi imana itekereza kukugeza. hari abantu baba ngo njye mfite imodoka nziza, uraje urebe ejo bundi zizaza muri 2025 iyawe izahinduka imbabura, hari aho utari wagera. hari abantu baba ngo njye narubatse ngo narakomeje ngo ntacyo mumbwira wana, iyo nzu izahinduka igikoni umunsi umwe mu zindi nzu zigiye kuzamuka, kandi z'abana b'Imana. tagira ngo niz'abapagani mvuga, z'abana b'Imana, z'abasenga, z'abahora mu maso y'Imana bayishaka. Imana iri kubategurira, hari ibyiza bihishwe birenze iby'amaso yacu yiboneye. rwose ntaho uragera, ntaho uragera papa, ntaho uragera. oroha rwose, hari aho utari wagera. kandi kuhagerana n'Imana nibyo byiza kuruta uko wahagera wenyine. ibanga ni rimwe, iyo turi kumwe n'Imana ibasha gukora ibiruta cyane inzozi zacu, ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twatekereje, ibasha gukora ibiruta cyane iby'imigambi n'ibyo ba data na ba mama batugeneye. kuko ibyo ba data batugeneye hari bifeyiringira mu nzira bikarangira bitagezweho, ariko umugambi w'Imana uzuzura, gahunda y'Imana izuzura, amasezerano y'Imana azuzura, icyo Imana yakuvuzeho kizuzura, icyo yagambiriye kizuzura, icyo yateguye abantu batazi kizatungura benshi. ndabona kuvuga ngo ndi umushinga w'Imana. abantu baraye amajoro batekereza uko ibyabo bizatera imbere, uko ibyabo bizagera kure, ntibaryama ntibasinzira, proje zirazamutse. nanjye ndi proje y'Imana, iraritekerezaho, irarigambiriraho, ntiryama ntigoheka ku bwanjye. nawe nkurikiye, ntiryama muri ubwo bukene, ntiryamye muri ubwo burwayi, Imana yawe ntiryamye muri izo ntambara urwana, Imana yawe ntiryamye muri ako karengane urengana, ntabwo Imana iryamye mu byakubayeho, ntiryamye. uri umushinga w'Imana, Imana itazahomba. ntabwo Imana izaguhomba, ntabwo Imana izaguhomba. abantu babona ko wahombye, ariko biravuga ngo n'ikirumbano cyamenekeye mu biganza by'umubumbyi, ngarongera ngarakibumba bundi bushya, kivuka n'urundi rwabya rwiza, ngo rusa neza, ngo maze ngarongera ngarutereka aho yagambiriye kurutereka. urasa n'uwahombeye mu biganza by'abantu, urasa n'uwahombeye mu biganza by'umuryango, urasa n'uwahombeye mu biganza by'abantu bitwa ko muziranye. Imana igiye kongera kukubumbamo ikindi kibumbano cyiza, kizima, cyuzuye ubwiza, gisize, giteguye. ala satarako shaba dori masako la waside bon. ntabwo uzahombera mu nzira. imyaka yawe ntabwo irangi, yego urasa n'ushaje mbere y'imyaka kubera ibibazo waciyemo, kuko ibibazo biradushajisha tukamera nk'abashaje mbere y'imyaka yacu. umuntu akagira 20 ukagira ngo afite 40, akagira 30 ukagira ngo agireze 60 cyangwa 70, ukabona umuntu yatangiye kumera uruhara ku myaka 17 18. ibibazo bijya biteza ibibazo. umva mbabwire, Imana izongera ikubumbe, ikugegene, igusige, ikudekore, ikudesine, yongera igutegure. uzaba umugore ufatika, uzaba umukobwa mwiza, uzaba umusore muzima, uzaba umupapa, umuryango utarama bakavuga ngo dore uko avuga neza. yewe Imana iracyabumba, kandi ni twebwe turi imishinga y'Imana. uri umushinga w'Imana utazahomba. humura, Uwiteka arakuzi, iyemeye kubaho, iyemeye kuvuka, igufiteho umugambi. Imana iguhe umugisha. reka nirukanye ijambo rya kabiri yavuga ngo amasengesho y'ubufatanye ni ingenzi cyane. musome muri Matayo 18 n'umurongo wa 19. Bibiliya ivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bari, nanjye nzururuka mbane nabo. Matayo 18 umurongo wa 19 n'uwa 20. Bibiliya yerekana ubufatanye igihe turi mu rusengero dufatikanije. ni byiza gufatanya. reka mbabwire, imbaraga n'iz'ubumwe iyo abantu bari hamwe,
bagasengana. Sengeye abantu benshi turi hamwe, ibitangaza Imana yakoze ntibibarika. Ntabwo ari nge wabikoze, ni Imana yabikoze. Nzi imbaraga z'ubufatanye, nzi imbaraga zo gushaka umushumba ngo agusengere, kuko hari ibyo utazifasha nzagufasha, hari ibyo utazikorera nzagukorera, nanjye hari ibyo ntazifasha uzamfasha, kandi hari ibyo ntazikorera uzankorera. Hari aho ntazigeza uzangeza, nawe hari aho utazigeza ntakugejejeyo. Ubufatanye ni ikintu cy'ingenzi. Emera gufatanya n'abandi, ntukabe nabwo nyamwigenda ngo narababaye narakomeretsa abarokore sabo kwizerwa. Erega nawe nturi uwo kwizerwa. Ntugace imanza ngo wumve ko abandi bo ni babi, ngewe nawe nturi umwere. Ntabwo uri marayika wavuye mu ijuru, uri umuntu wacumura, uri umuntu wakora amakosa ukababarirwa, uri umuntu nk'abandi. Oroha, uri umuntu nk'abandi. Ntukabe umucamanza wicare ku ndebe y'imanza abandi bose ni babi, abiki gihe ni babi, wowe uri uwaryari, nawe uri w'iki gihe. Ibanga ni rimwe, fatanya n'abandi, wihunga abandi. Matayo yabivuze 18 ku gice cya 18 ya 19 na 20. Yohana 15:7. Yesu aravuga ngo nimuguma muri nge. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 15:7. Yesu aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ariko arakoresha nimuguma muri nge. Yabwiraga abantu barenze umwe, barenze babiri, barenze batatu. Emera gufatanya n'abandi. Nutemera abandi nawe ntuzemerwa. Nudakunda abandi nawe ntibazagukunda. Nudashyigikira abandi nawe ntuzashyigikirwa. Emera ubufatanye bw'abandi mu masengesho. Icya gatatu ni rukange. Gusengera guhesha abantu umugisha. Aka kantu abantu ntibakavugaho rumwe. Nukuri ndakurahira Imana nkorera. Hari umugisha utazabona nudaca imbere y'abantu batatu ngiye kukubwira. Imbere y'umubyeyi wakubyaye hari umugisha guhesha. Imbere y'uwitwa umuyobozi wawe ukuyobora, uwashyizweho kukuyobora uwo ari we wese mu cyiciro icyo ari cyo cyose, hari umugisha guhesha. Gatatu, hari abantu basizwe n'Imana. Ibyo bice uko ari bitatu, iyo wanze kubyubaha nguce bugufi imbere y'ibirenge byabo, wemere koroha, hari umugisha utakaza muri Yesu ugapfa bakaguhamba. Umubyeyi wakubyaye ni umuhesha w'umugisha wawe. Umubyeyi wakubyaye ni umuhesha w'umuvumo ku buzima bwawe. Nicyo gituma umuhanga wo kumenya aho imigisha iva ahera ku babyeyi bamubyaye, abamubyara mu mubiri, abamubyara mu mwuka, n'abayobozi. Ni ababyeyi Imana yaduhaye ngo batuyobore. Nashaka bari umuyobozi w'isibo n'umubyeyi wawe, nashaka be yewe umuyobozi wawe undi batoye ngo akuyoborere ku muhanda, apfa kuba yiswe umuyobozi, uwo muntu uzamugirira umugisha cyangwa umubonereho umuvumo. Nicyo gituma ibyo bice uko ari bitatu ukwiriye kubyubaha. Ninde usabira abantu umugisha rero? Ni bande basabirwa umugisha? Icya mbere, bikorwa muri ubu buryo. Bibiri bivuga ku gice cy'ababyeyi singitindaho, ikavuga no ku gice cy'abayobozi nacyo singitindaho, ikavuga no ku gice cy'abatambyi. Mbibutse ko Hana uwo navuze kare ageze imbere ya Eli yaravuze ngo Imana ya Isiraheli yanshyize ikanyita umutambyi, nonaha ndavuze ngo iguhe icyo umutima wawe usaba. Ntabwo yamukozeho ngo anamusengere, yamwatuye umugisha w'icyo asaba, atahana umwana. Dore icyo turakora uyu munsi ni ukugusabira umugisha. Mu masengesho dufite none turagusabira umugisha, kandi icyo usaba uragihabwa. Icyo wasengeye iminsi myinshi, icyo wasabye igihe kirekire ukakibura, ngwino imbere y'abatambyi basizwe n'Imana, bemewe n'Imana, abo Imana yashyizeho bagusabira umugisha, urawuhabwa. Nubipinga hari ibyo utazabona. Nupinga umugisha uva ku batambyi Imana yarabemeje ikabashyiraho, ikavuga ngo Ministeri pastorali nyishyiriyeho ibi n'ibi, muzakora muri ibi bice, muzahesha abantu umugisha, muzatura umugisha bawubone, nimuvuga umuvumo bazawubona. Imana igatanga abo babyeyi ngo babaheshe umugisha. None muri iminsi 21 yo gusoza turahesha abantu umugisha w'Imana. Umugisha wo gukira indwara, umugisha wo gutunga Imana igiye utanga uvuye mu rusengero.
abatabizi baravuga ngo ni ugukora cyane. Ntabwo abakoze cyane aribo bateye imbere, ahubwo Imana ikinguye umuryango ibintu bijya bikunda. Hari abakoze kukurusha wowe uvuga gutyo batabonye nk'ibyo wabonye. Ntabwo kubona byinshi ari uko wakoze cyane ngo urara amanywa na nijoro, kuko hari ababikoze batahiriwe. Ariko dore ikiganza cy'Imana kiri mu rusengero ngo kiguheshe umugisha, kiri mu rusengero ngo kikuramburire ibyo wabuze. Imana yakwemerera ukabihabwa. Ibyo ubona bidashoboka Imana yakemera ukabibona. Ibyo birakunda cyane. Rero ndagira ngo mbabwire gatoya, Bibiri tubwira umugisha Imana itanga, kandi ikawutanga kugira ngo abantu bahindurirwe ubuzima. Imana ntinezezwa no kubona abantu babayeho nabi. Imana ntinezezwa no kubona abantu baguwe nabi. Ntabwo Imana bijya binezeza. Ntabwo kubayeho binejeje Imana. Ngwino tugusabira umugisha uyu munsi aho uri hose. Ngwino tugusengere ubwo buzima bwahinduka. Imana iguhe umugisha. Reka nakire telefone nka zingahe gusa. Reka nakire telefone nka zingahe. Urashaka umugisha uva ku batambyi, ngwino mu nzu y'Imana tugusengere. Imana iguhe umugisha. Reka nakire telefone aka kanya, mwahamagara kuri iyo nimero iri kuri ekara kugira ngo ubashe kubakira minota mikeya maze dusoze. Imana ibahe umugisha. Uwa mbere yahamagara tukamwakira, tubakinguriye umuryango. Mwahamagara kuri iyo nimero 0788 6 7 88 5. Goodrich TV, alo. Yes, ashimwe cyane. Alo. Gabanya televiziyo yawe kugira ngo tubashe kuvugana. Wagabanije koko, gabanya iyo televiziyo. Turakwakire Goodrich TV, alo. 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 Witwa nduherereye he? Nerereye Nyarutarama. Nyarutarama. Ngwino tuguheshe umugisha mu nzu y'Imana, mukozi w'Imana. Musengera hehe pastor? Dusengera hari Remera kuri Nazarene Church, hari iruhande rwa Kamageni. Hari bar and resto yitwa Kamageni. Neza urusengero ruri hafi aho ngaho. Alo. Reka dusabe abantu muhamagara mujye mukuraho ijwi rya televiziyo rwose. Mujye mugabanya ijwi rya televiziyo. Kwiyumva ni wiyumva kuri televiziyo ntabwo twebwe tukumva. Gabanya ijwi ryawe. Abandi mwandike kuri WhatsApp, iyo nimero iri no kuri WhatsApp. Abandi mushobora gukoresha message. Uko tuza kugenda tubasengera turagenda dusubiza iby'Umwuka atuganiriza anyuje muri twebwe. Nimuhumure, turaza kubafasha. Kandi nimuza turabasengera, ntabwo tubareka, ntabwo tubakura amaboko. Imana irabaduhaye ngo tubafashe muri byose. Karibu tubakire. Kuri iyo nimero niyo mushobora guhamagaraho 8267 Goodrich TV, alo. Uherereye he? Kamonyi. Kamonyi ni hafi, waza tugasengana rwose uyu munsi. Ukuza Kigali byakugora. Mwe nuheshwe umugisha n'Imana mu rusengero rw'Imana. Oya hafi. Gukura mwinda ni icyaha utazigera ugira uko gisobanura amaso y'Imana. Uzi ko mwana yaba ari ministeri utwite, uzi ko yaba ari depite runaka, uzi ko mwana yaba ari umuyobozi meya ukuzakomera akaba ari uzagucungura mu makuba yawe. Reka ninza gusohoka muri studio uze kumvugisha tuvugane by'umwihariko, tuze kuvugana. Nimero yanjye ibike tuze kuvugana by'umwihariko. Ndagufasha nta kibazo.
sawa. Uwo mwana abeho mu izina rya Yesu. Goodrich TV, alo. Alo, witwa nduherereye he? Nitwa Fiesi Imbabazi. Herereye i Kanombe. Uherereye i Kanombe. Urifuza iki mushiki wacu? Nifuza ko musengera mama wanje arwaye ijisho ryanze gushyira hamwe n'akaguru. Wamuzanye ku rusengero nkamusengera? Nahagana hehe? Ahiremera aho mu Giporoso kuri Nazareni ahiruhande rwa Kamageni. Saa sita mu kanya turaba dutangiye saa sita. Ubu kubera ko ku kindi kimwe ntabwo twazaza. Nta kibazo, no kuwa gatatu tuzaba turimo, twirirwamo kuwa gatatu kuva saa 4 kugera saa 2 z'ijoro. Nzamwohereza kuwa gatatu. Sawa. Okay, uze kumvugisha, unyandikire kuri WhatsApp cyangwa unyandikire message, turakomeza kuvugana amasaha agiye. Goodrich TV, alo, mwitwa nde, muherereye he? Goodrich TV, alo, muherereye he? Witwa nde? Mwaramutse neza. Nitwa Kizimana Ndiruwavu. Agiraga umusengeri Imana ibashe kumpindurira amateka. Ko mukuru wanjye bayeho mu buzima bubi arakondesha izina, agiraga umusengeri Imana ibindurira amateka. Uze kumvugisha nyuma turagusengera nta kibazo. Goodrich TV, alo, witwa nde, uherereye he? Uri Nyagatare? Ariko abantu ba Nyagatare harya ntabwo mushobora kugera mu materaniro uyu munsi ngo tubasabire umugisha? Yo, reka turamusengera hanyuma reka mbemerera iki kintu. Kubera ko uyu munsi ndi busoze kare, amateraniro yacu arasoza isaa 10 zuzuye. Guhera saa 10 ndaba mbohotse, abantu muri hirya no hino mutari buze kugera mu materaniro kubera ahantu muri mutuye kuri, muri za Nyagatare, muri ahantu hatandukanye, muze kumpamagara ndabemereye. None mbasengere mbohotse kuko uyu mwanya amasara dufashe kandi tugiye kujya mu materaniro. Munyemerere soreze hano, abandi munyandikire kuri WhatsApp, iyo nimero iri kuri WhatsApp nta kibazo. Aho muri hose umuntu wese uza kunyandikira message akanyandikira kuri WhatsApp, turaza kuvugana ndamusengera. Munyemerere duhinire hano kugira ngo tuze gukomezanya no mu materaniro. Ndishimye ku bwanyu, ndanezerewe kandi ku bwanyu. Ndi hano nkora uyu murimo ku bwanyu, ngiye mu materaniro ku bwanyu, ngwino uhabwe umugisha. Ntugakunde gukurikira televiziyo gusa ngo wange guterana, kuko hari abantu bumva baba kuri social media ariko guterana ngo akuri birenge mu rugo agende aje mu rusengero. Diamond rwose yaramuboshyira muhambira ati oya ujye ukurikira rwose YouTube ugeho ibintu byose bigeho, ariko kuva hano ngo ujye mu materaniro mu rusengero ugasanga uwo mwuka waboshya abantu. Birashoboka ko abari impamvu zatuma utaboneka, bitewe n'akazi kawe, bitewe na gahunda, bitewe ariko nawe iporogaramu uvuga ati man inshoboze ngemba mu materaniro yabera kuri gitaramo mu rusengero, nanjye ntaramira Imana, nanjye mpimbaza Imana, numva ijambo ryawe, abashumba bampesha umugisha bansengere. Kandi ubuhanuzi bugira imbaraga nubwo abantu baba bari kumwe. Ngewe uyu mwanya ndi umuhanuzi, ariko nkunda kwigisha abantu kugira ngo bamenye ngo ese n'ubuhanuzi bwasohora gute. Hari abantu batunze ubuhanuzi bwinshi ariko byagoye Imana kubusohoza bitewe nuko bateye, nuko banze kwemerera ubushake bw'Imana. Kuko ushobora gutunga ubuhanuzi bwinshi ubwo baguhereye mu butayu, ubwo bagusengeye mu rusengero, ubwo bagusengeye ku gasozi, ubwo bagusengeye bunyanaka, ubwo bagusengeye mu ibanga. Abantu batunze ubuhanuzi baherewe ahantu hatandukanye, hari uburibwo, hari n'ubwo ibicupuri.
bitewe n'ababuguhaye. Dore ibanga rero, iyo ushaka ko Imana yuzuza birya yavuze, urahaguruka, kuko biragoye ko Imana izatabara abantu batazi agaciro k'urusengero, kuko no kuzamenya aho batabariwe bizagorana. Rero ndabinginga muha agaciro urusengero aho muri hose mudukurikira. Mwibuke ko guterana ari ikintu cy'ingenzi, mwibuke ko mu materaniro ariho dukura umugisha w'Imana. Munyemerere mbasengere nsoreze hano, maze naho mukanya saa sita zirabura iminota tubane, saa 10 turaza gushyira ku musozo. Abaza turabayobora, muhamagare kuri iyo nimero, turabayobora nta kibazo. Imana ibahe umugisha. Mana, mu izina rya Yesu, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, se umwami wacu Yesu Kristo, wowe wita kuri twebwe, wowe umenya ubuzima bw'abana bawe, ukamenya uko barwaye, ukamenya uko bababaye, ukamenya agahinda kabo, ukamenya imibabaro yabo, mwami w'abantu. Imbuto yose ivuye mu kanwa kawe irakiza. Reka bakire imitima, kuko imitima iyo ikize imibiri irakira. Ndasengera buri muntu wese urwaye, ndasengera buri muntu wese ufite ikibazo, mwami, kora ku bugingo bwe, kora ku mubiri we, kora haribwa. Imbaraga zawe zibohora, reka zibohora umubiri we, mwami. Izina ryawe Yesu reka rivugwe mu mitima ya bose abadukurikiye n'abazadukurikira kuri Duhumurizanye TV. Ubugingo bwabo reka burushaho kwezwa no gushika kandi butungane nk'uko wabigambiriye, mwami. Reka imitima izagushima, gushimira imirimo y'amaboko yawe, kandi kubw'ijambo ryawe Mana ngabuye, reka abera b'Imana bashishikarire gusenga, babyuke bave mu ntege nke, babyuke bave mu bunebwe, babyuke bave mu byo bibwira, bahagarare baramye izina ryawe, kuko ari byo bidukwiriye mu gihe gisa n'iki. Abakire, abakene, aboroheje n'abakomeye, abarwayi n'abazima, twese duhagurukire kuza imbere yawe, kuko ubugingo bwacu buri mu biganza byawe. Unyemerere mwami, ukuboko kwawe kw'imbaraga ukore ku kibazo cya buri wese, kandi uko ahamagaye, kandi n'udahamagaye, n'usabye ko tumufasha, n'udabisabye, unyemerere ubagenderere mu ijambo ryawe, maze ubohore imitima yabo ku bw'icyubahiro cyawe. Urakoze kubikoze mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Turishimye kandi turanezerewe kubana nawe mu kanya mu gitaramo dusoza 21. Shalom, shalom.